sha mungana gute mwe fata mukarwana mwewe nawe tudusenze twutwana nindarwana tudusenze twutwana wese uba wabiteye mugende mujye kwicirwa yarahe wowe nta n'umusiga wese ndakwigisha ubwirane matera gutuma umubyeyi wawe reka tuba kuzikora mwese mugende mwese ibi bintu ngo twicingwe ntabwo biba biri kuntu tubwire ikimana reka mani ntabwo ryo kumana ntabwo no kwizabukira ntabwo mba numva ukuntu umuntu w'inigana amaboko mworoshye mworoshye byanarangiye mworoshye byanarangiye mani wagombye gushaka umwanzuro ntukarwane n'akana mani kangana kuriya iriya ni isimi tuntu kutugamba twinshi ku buryo umuntu ungana nkayo yarwana n'umukobwa ungana kuriya Nubwo numva muri kuburana ibintu ni waneza. Mandebera inoni n'umugamana rwara umukobwa man. Ibintu ko muri hano mwarwanye nyine ibyo nabire. Ngo batuzanye muri Ziniga kandi niyo wabiteye ntukanangureho. Ntukanangureho man. Mfurate grafre. Kaka bemani katurabuje nakabonye. Ukumva man? Wallahi baba rumbwire nakaye. Ngune kaka bebite diare kagenda kamodaringa mu kigo nawe rakaka. Ako gahoye nyintari ndaseka ndakubwiza ukuri ndagaka. Nibyo rero mvuga iti ziniga zisanga nimo ngakosora ziba ziridurukije man. Reka nkubwire nawe ntukashashe kuzana ubuntu bw'ubugoryi wallahi. Utambwira kandi matera kubwiye ngo ujye kuzana. Ntabwo nazongera kusoma. Nahagerani materi mana wo. Byabarani materi we. Ni tica man uzanye ibyo bintu ngibyo nge. Iziniga mani ni ibimara ho. Je ikintu maje kubona. Ziradukoreye man. Wala yako reka mbabwiza ukuri kw'Imana. Ndi kumwe ni bebe barayimereye neza inkora kapurapu gake gake. Iyo bebe ni yese bro. Uziko aba bajama banshi yo hongira ngo bigendeye ahandi hano kumbi bari baje gukora fight nawe. Ari baje mani kundwanya zero niga man. Reka mbabwire sibyo? Reka mbabwire wala ni mujye mwabasana ariko bani. Uri kumva gakayi wowe ibintu byo guhora mu kantu k'agakayi ibyo bintu ntabwo byava ariko hano hari inana bro investation nana ba umva nawe akantu ushyizemo nawe isaha oya gakayi wowe ujye gusoma reka dukora akazi izina sibyo uzabazanye dukora akazi baza gukora ako n'ubundi sibyatuma nibagirwa ukuntu nsebeze gahambe ariko byo utambiye yaragusheje man gukora muri wese ntabwo ni bwa reka man data we noneho aka kazi ndajya gakora gute umukobwa ntawe uhari umukobwa wigize ikinoni neza yanze akazi aha nibyo wabonaga udutike se twatubonaga reka mu gihe mutabonaga amatike murange nahombaga bafashe umwanzuro ntabwo nzongera kwakira umukobwa kuriya muza n'umukobwa wese mubonye mutoraga mu muhanda ngo aze tumuhe akazi mukakamuha natwe byadufasha reka ntabwo tukibona ngiye kuzana umukobwa ufite experience muri ibi bintu ufite ikinyabupfura mwiza apana bya bindi munzanira uwo mubonye ugomba kuzana umukobwa mwiza ku buryo na tipu tuzajya tuzibona nese ubundi yaziryaga koko yaziryaga gusa se ko mutambwiraga ako kazi mugiye kujya mukikora none aya ntabwo kwitwara ndashaka undi ariko agomba gushaka umukobwa ubizi neza ku buryo agatipu kacu agomba kujya katugira ibintu bigomba guhinduka kuko abakobwa bamaze gucangana benshi kandi nshaka umukobwa ufite disipurine none ubundi ni bose ubashaka cyangwa wowe ubashaka si mwebwe dore niba bakora bavuga ngo bafite ngo abakobwa ngo bazi iki bazaza bakaramira nanjye njyewe nagize ngo ni bose umushaka
Amakuru yawe meza umeze neza cyane. Ndakeka ibintu byose bimeze neza hano mu kigo. Ni neza tu nta kibazo. Ese Diane ko nabonye bamukubita baraba bene wanyu b'abanyeshuri. Ntabwo mbizi Diane niba baramukubise. Uzi ikintu bamuzizaga? Ese ndakimenya ntazi niba baramukubise. Ntabyo uzi? Nose nk'umuntu nka chef nkawe ubushinjwe iki? Kuri yawe ibintu byabereye ku ishuri. Rimwe ntabwo byakoze. So ntishurambaza Diane ngiye ubwo ndamushinzwe ari mu ishuri ntabwo mushinzwe ari hanze. Byabereye hanze niba bamukubise ubwo bamukubise nyine icyo nabyo ntabwo bindeba tu. Ntabwo bikureba. Ibyo birareba perefe gutyo. Nimba uri chef numenye hanze gusanze bamuhohotera hanze nta kintu wakora nuko mutari mu ishuri. Hanze ni mu gihe nabize se niba bamuhohotera uragira mbigenze. Ntabwo wigeze ubimenya. Ntabyo namenye na n'uwabimbwiye. Niho Diane nawe twarahuye ntabyo yigeze ambwira. Nta kirigeze akubwira? Twahuriye muri quartier gutyo nta kintu yambwiye. Kuko no kuvuga ngo nta n'ikintu cye uzi uko byagenze. Nawe na kimwe. Mbona nawe nabikubwira okay genda umurebe umubwira zawe. Aragana he? Genda umushaka aho wamubona hose. Cyane nuko umubona. Okay. Sandaza muzanye. Chef utamenya ngo ibintu biba bimeze gute. Kare ntabwo ari njye wamuze de n'uyu musazi wari wamundangiye. Uriya mukobwa nari myize ariko ntabwo nari nzi ko afite imico mibi. Nyine ubwo nubwo yaragutengushye ariko yagira imico mibi n'ukuri uzi yuko hano reba nta bakiriya. Oya nanjye yarantengushye kuko Yibaza abakiriya twagiraga mbere. bari bamaze kudushiraho. Nanjye mba mbibona ndaza nkagenzura ngasanga nta kintu sara yinjiza. Yakoze ngo yagiye. Abari kuri telefone abakiriya baje akabareba. basigaye afite agasuzuguro yakira bashaka kumva. Boss yashatse umugore. Abonye ifoto ye ariko urabona uruhinja. Uruhinja. Ahubwo nanjye namuteresa. Wari umuzi? Ako nabwo ajyaga azanga hambe. Yajyaga azongera agize ngo agiye kumuha akazi hano kuri reception. Umva arangana na wa muhungu wanyekera ranche. Se burazashobokana na wa muhungu wa boss. Ahubwo azajya mwirira. Sha. Azajya mwirira. Cyakoze icyo. Uramutira amahungu ngo muzaniye umugore. Azajya mwirira. Ntabyo kwitora umugore. Ngenda ngo witonda. Bisubire ngenda ngo witonda. Ahubwo byerekana kiriya cyana bakizanye mu rugo njye nabajya nanakirira nanjye kazi. Uramuhungu we aritonda bose. Aritonda. Yaba wewe tegereza kazamukira. Tuziranye yeraga ndamuzi. Aho muri kiriya cyana nanjye nakirya walaje. Mwaramutse ko murajya ngo mukigira mu kazi aya masaha kwe mwige kujya muzinga ko bimeze ase buriya nkuriya mugore umbuza kwiga kuko nzajya niga uko papa ari gusa ndabirambiye kabisa. Kumpamagara n'indera yabipaka Oui. Uri kuri church. Yego. Eh?
ase noza ibyombo ariko nakubwiye ko ndibugeyo nyine urumva ngiye kubyuka nkoza ibyombo dufite umukozi kandi mfite ahantu ngiye ntiriwe mu rugo ntabwo byanjemo utanzabikora kuba ntamwishyura se ntabwo yishyurwa bimeze gute se ko mbona mamujagaraye wajya hariba ariko tucyegeranya ibintu kirimo gusuganya nyine kugira ngo tubone ko dutangira akazi bimeze neza nta kibazo mufite nta kibazo mbo ikibazo rero kiri hano ni icy'uko wa mukobwa yagiye mwakoraga kuri reception ni iki cyatumye agenda mbo ntabwo nakubwira ngo ni iki ngiki ndetse kasigaye unabona afite utuntu tw'uduce tutari twiza ariko nyine byarangiye agiye yanditse ibaruwa yo gusezera amba wapi yabuze akazi nyine atagashaka arigendera none imagine iki twakora kugira twirinde kano kavuyo k'abakozi baza bagenda ikibazo kiri he ikintu twakora ni uko ku mafaranga twahembaga twakongeraho makeya tugashaka muri seriye gushaka muri seriye ufite nk'ahantu henshi yagiye akora ubona ko afite nyine amateka meza muri aka kazi ariko ubundi uzana umukobwa uje ugasanga arajagaraye hagira umukiriya umwemerera 100 akahita amutwara hakumva ahandi bamurangira barenzegeraho 10,000 akaba aramujyanye icyiza ni uko twakongera umushahara tugashaka umukobwa uri seriye ku buryo azaza akaza haramba ajya ashaka no kugenda twose ikibazo afite yaba ari cy'amafaranga tukaba twagikemura muri uyu mukozi wanamuguriza reka akishyura inzu yabaye yakuze aho kugira ngo ucike ndi kubona imikorere y'ahanga iri kugenda nabi nabonye umushoramari ngiye kugurisha sawuna ngiye sigaze saro iri gukora yonyine ibyo ntabwo nabikugiraho inama n'uvuga ngo ugiye gushaka sawuna buriya sawuna nayo igira amafaranga ahubwo biterwa n'ukuntu uyikoramo ese ufite abakozi bameze gute sibyo tukareba ikintu kiba turiya dukoresho natwe tutarimo twazanye ibibazo tukabikosora ugafite amafaranga make ukabikosora ubundi ukazana abakozi buriya muri sawuna ugomba kuba ufitemo abakobwa beza birekura bari shapu sibyo ku buryo nta mafaranga makeya rwose washoramo sawuna ugashaka abakozi saa zose ukabonera ariko Dia nkora iki kugira ngo umbwire ikintu kiri kukureza ubundi cyaha icyo cyakumenya wapfuye ikina barabaho kugira bagiye nawe bagukubita niko Dia manager noneho reka twumvikane ngiye kuguha igihe ugende muri sawuna ibikoresho byose bikenewe ugende ubishyire kuri list ubundi nawe ndaza gucekinga ndebe ko ikibazo cy'abakozi bagenda ataba bigiramo uruhare aya nasi ntabwo mukurikana umukozi gute kandi yewe nshaka ko wunguka nanjye kubyo ngize shida nayiguturuka yumva avuga ati manager aba yakoze ngo nabura kumwumva rega nanjye n'umushahara wanjye wakwiyongera winjira bingaragarize ikize nakugiriye genda ugikorere yewe nyizera ndi gushaka no twaziye twamaza ku byo Santos izagenda ikaba kampani izwi muri kino gihugu rwo hejuru nibyo shaka yewe maze iminsi mbitekereza rwose nkabona ko tugomba kwagura imikorere shyiramo imbaraga we nyemerera ko wemera ugiye gukora liste y'ibikoresho biri kuburamo hariya ukabishyiramo tugashaka abakozi bari seriye sibyo ubundi iby'amafaranga nanjye uzabimbaza manager rero nshanga handi gucaho nta gahunda nari mfite izindi gahunda ngiye mu z'ama business genda usubire mu kazi nkurikiranire ibyo bintu byose ibyo bikoresho ndaza gucanga umerisi n'uwo mukozi ugende ushake utange itangazo kuri website dushaka umukozi kandi ufite experience umukozi ntabwo uzongera guhubuka kabisa kagenda ndikurikirana ubwo uraza kohereza raporo noneho se ishuri nkarivamo
ntabyo kwidodera nk'ibindeba n'ibyo bibazo uko yaje gukora mu rugo ni kimwe no kwiga n'ibindi icyo mubwiye abantu wifuza sawa ariko mumere none haranzise ishuri ni vema hamagare papa ambwire ibijya mbere uyu muhungu se ko azindutse mpamagara bigenze gute? Halo? Muraho neza? Tumeze neza bite? Uri he ko numva uri mu rusaku? Nagiye gusenga. Wagiye muri bya bintu byengo byo gucuranga no kuririmba? Nibyo urimo? Ako bigenda kubwiriye ngo uze nkwigisha akazi, hano ibyo bintu bizakumarira iki? Kwirirwa muri ibyo bintu bizakumarira iki? Ugomba kuza ukaza ugasigira muri no salon no muri sauna ugakurikirana abakozi ukiga akazi, urumva ejo uzabahute. Ibyo biziki byawe urabona bizakumarira iki koko? Ibyo nabikora ariko ntabwo nareka gusenga. Ntacyo bizakumarira, ibyo ngibyo ntacyo bizakumarira. Ibyo byo kwirirwa aho ngaho bizamarira. Wowe vayo nakubwiye uze, urabona ndi no gusaza, uze nkwigisha akazi wige ukora akazi ejo uzabeho. Nagutangiye business rari miraranenga, ariko ni muri ibyo ngo kuririmba ngo gucuranga, ibyo ntabwo ari ibintu byawe, ntacyo bimaze. Urabona uzabaho umugabo? Yes, ndakumva ariko sinareka gusenga. None se ufite umwanya ryari gutuganira? Umwanya ariko utambwira ibyo bintu byawe, tuzaza kubonana nimugoroba ntashye. Uze tuvugane, ugomba kuza ugasimbura n'umukozi wanabuze, ukaza ukajya mu kazi ugakora. Sawa. Sedia ni iki nakora kugira ngo ubone ko ngukunda ko ndi hano ku bwawe, we ntabwo ubibona ngo unabihe agaciro. Kugiye Sedia bigenze bite kukugenda? Ugiye gutyo Dia? Basi umva se asundi ushinzwe iki ku buryo yivanga mu buzima bw'abantu, n'ikindi gihe ngiye ntukanyivangire mu buzima. Dia duhuye nari nkukeneye kandi se uranshakira iki? se ko numva birakariye mu ni prof gushaka ntabwo ari ngewe. Prof wese shaka zura gushaka hari ibyo ashaka ko muganira, ubwo sinzi ushobora kujya kumureba ari hariya iruhande rwa jardin, iruhande ya classe yacu. Honore shanda cheka none ukoze umuto mwana ugakira mwana ariko se Diana uramwifunga warangiza ukamurekura akirakaye. Uranzi ko ndi bure nawe aseka, ahubwo nzi ko wamufungiye hano ndakuraye. Amana nawe uresha umutwe ntukajya ubona duseka ugire ngo bugiye bizaba n'ubwo birakariye. Araho ugenda aha nawe ugera ukagarukira. Rero bisobanuye ushaka wakomeza yikomereza by'abakundana, reka tubivuze ntabwo nabyivangamo kanikomereza. Mwana wabyivangamo ariko nyine ujye ugenda gake ariko nako Honore ntabwo napfa kugenda nakubwiye ubundi Diane wamubonye miki nicyo ushaka kubona atakweretse. Diane se ubu ntabwo ubona ko Diane atakwitayeho, ntabwo ubona ko uri kumubangamira. Hari ikintu utabona sinzi wowe byawe.
ntacyo ujyana ngo w'imbanga. Nanjye reka muveho nk'uko Diane yakuvuyeho sibyo bayi. tubaye gute? Afata ikintu. Amandazi nari. Wowe n'amandazi. Ejo ni ndazi nta kibazo. Amandazi rimwe? Rimwe ry'amagara abiri mbere. Wowe dushyira angahe? 5. 5 yonyine? Sawa reka tuba. Tubakire iki cyo kunywa? Inyange. Wowe? Ngiye kiwe nta kibazo. Basi nzanira n'akana kabisa. Dia. Amakuru? Ko mbona n'iforme wazanye byagenze bituye umunsi. Cyagiye bamwita zaracitse nabise icyo nzanye. Harya ko numvishe abantu bose na chef wanyu Janice atabizi. Bakuzizaga iki? Nicaye nanjye mbona n'ibaraje ramusanye nabwo icyo banzizaga. Muri iki kigo kunyuzura bitakiriho kuki babikoze. Muri se ni bande babikoze. Okay, na biriya ni ibintu byo gukurikiranwa kandi nkawe nk'umuntu w'umukobwa uba ukabana n'ababyeyi kugira ngo utonde ibintu byo muri kurama abantu benshi bafite ibice bitandukanye. Naje amasomo nayasoje birarangiye nakera ariko ngiye ubwitunganye wowe. Sorry. Uretse akantu muri nanjye ikibazo kibaye. Sawa. Jesus, what happened?